Reka tugende tubifuriza ikaze n'ibihe byiza ahantu mukomeje kugenda mudutega mwese amatwi. Nizere yuko mwakomeje kugenda mugubwa neza cyane, ariko wowe umerewe nabi, warwaje muri kino gitondo, ndakubwira ngo ihangane ukomere, kuko hari igihe uyu munsi waba ibyawe atari bizima cyangwa se umerewe nabi, ariko ejo ukagira gutya ukamererwa neza. Ugiye rero kugenda uganirizwa na Kisaki. Ahangaha atuganira ibintu byatugirira umumaro, tukamenya ese niki umuntu yakora aramutse arwaye, aramutse afite ibibazo bitandukanye byo muri ubu buzima. Uraza gutega amatwi, uraza kungukiramo byinshi bitandukanye, kuko hari igihe urogwa ntubimenye, hari igihe baguteza imyuka mibi ntubimenye, hari igihe uba wararenze kuri kirazira ntubimenye, ariko noneho numara kubisobanukirwa ukaza kubyibonaho cyangwa se ukabona undi arabifite, bityo uzamubwira uti Kisaki ashobora kugufasha, noneho ubuzima bwawe bukagira gutya neza, bukajya ku murongo. Reka rero mbanze nguhe umurongo wa telefone nkoresha kugira ngo uzampamagare uze ungereho mbe nagufasha. Umurongo wa telefone rero dukoresha iminsi yose, andika 07 00 75 130. Uwo murongo uwandikeho Kisaki. Reka nongere ngusubiriremo, andika 07 00 75 130. Iyo ni MTN. Hari rero na Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Hari igihe waba ugishyiranye kinamajwi yawe ugafungura ngeze hagati, ongera uyandike neza, cyangwa se wowe utayanditse, kuko uyu murongo ni impano mba nguhaye kugira ngo byibura ubuzima bwawe butabare. Waba urwaye izi ndwara zisanzwe, hari igihe waba ufite amibe yakuzengereje, cyangwa se ukagira gutya neza ukumva mu mara harakurya, mu gifu harakurya, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, ukagira gutya ukarogwa cyangwa se ugatezwa imyuka mibi. Ugira gutya rero uyu murongo wandike, uzajya ugira gutya uze ungereho mbe nagufasha. Andika rero 07 25 92 63 36. Iyo mirongo yombi ujye wandikaho Kisaki, cyangwa se Gisaki uko washaka rwose, nta kibazo. Aho ndi rero ni hano i Kigali, Kicukiro Santere. Hari igihe umuntu yaba ari mu Mutara iyo ngiyo Ryabega akibaza ngo se aho ni hehe. Ujye umenya ko ari Kigali, Kicukiro Santere, cyangwa se wowe utahazi umpamagare nkurangire nkuyobore neza uze ungereho. Ndabizi ubu hari igihe umuntu yaba yaraheze hasi, ahejwe n'amahembe, ahejwe na za nyabingi bamutongera. Iki gitondo ndakubwira ngo cyakubera icy'umugisha wowe ukaza ukangiraho, ibyo byose rwose bikagira gutya bigakongorwa. Noneho rero abantu muherereye, ubwo ndimo ndagenda mbarangira kugira ngo abafite ibibazo muzaze mungereho. Abantu muherereye rero mu gice cy'Iburengerazuba ndahari, aho ngaho neza Karongi, Rubengera. Iyo uje ukangiraho hano muri rompuwe neza aho Rubengera, ndahari kugira ngo byibura bya bibazo bikuzengereza, bakagira gutya bakaguterereza ibitama, bakagira gutya bakagufatira ibyawe neza. Wari wabona buje, ndaza kugusobanurira neza uburyo ki itajya ikura, ahubwo igenda iyonga, ugasanga ibyo wari utunze byose birimo biragenda nawe biyonga. Baragize gutya bakagufatira, uze gutega amatwi gusobanurira imvo n'imvano, inkomoko yabyo. Hari igihe byaba bituruka mu cyo bita intezi, cyangwa se icyo bita karande kamezamiryango. Ibyo ngibyo ukaba ubifite rwose pe,
ariko hari igihe wagira gutyo ukankurikirana neza ukazaza nkagufasha. Nari nyiguha umurongo wa telefone kanongere ngugusubiremo neza. Reka mpere kuri Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36 07 25 92 63 36 MTN ndayiguha mu kanya karibuze. Reka tubanze neza twanzike turebe ese ni ibiki byatumaga basogokuruza bacu bagira ibibazo. Ese ibyo bibazo iyo byabagaho ni gute bitwaraga, ni gute babikemuraga kugira ngo biveho. Ndahera neza hasi nko muri 500 cyangwa se reka duhere nko muri 950 na aho hiryo. Nibyo byiza kugira ngo bashe kubyumva. Hari igihe bagiraga gutya bakaba bafite ibintu bitatu bakeka ko bibatera uburwayi, cyangwa se bagakeka ko ari byo bituma ibintu byabo bigenda biyoyoka. Buriya hari igihe ujya wumva inyatsi ntabwo ari iy'ubu ngubu, cyangwa se icyo bita rusahuzi ntabwo ari icy'ubu ngubu. Noneho ibyo bintu bitatu ese muri iyi minsi wowe ntabwo ari byo byaba bigukurikirana, ntabwo ari byo uba wibonaho. Ujye utekereza inshuro zirenze ebyiri. Buriya hari igihe ubona ibintu kuri wowe bidasobanutse ukabyibaza ariko ntubibonere igisubizo. Igisubizo burya kiba gihari, icyo ndakikubwiye, kuko kenshi na kenshi ntabwo ubuze icyagufasha, hari uwo wasanga akagira icyagufasha. Ariko ujye ubanza ugenzure wumve kugira ngo byibura igihe wazengurukiye. Ndabizi benshi murambwira muti kisake nagiye aha njyaha ariko neza ibintu byaranze. Reka nkubwire, buri igisubizo kiri hafi kuboneka kuri wowe rwose. Icyo ndakikubwiye. Abisirayeli barazengurutse imyaka ariko neza bagira gutya barashyira bagera aho bakagombye kugera. Nawe ndakubwira muri kino gitondo hari igihe igisubizo cyaba kigiye kuboneka. Uzagire gutyo uzunyarukire aho mbandi ndetse n'itsinda ry'inzobere muri ibi ngibi kugira ngo ibyo tubigukongoreho. Nyukame birakongorwa, warozwe akarogorwa. Cyo ndakikubwiye rwose. Wagize gutya akarumwa n'inzoka ikamutera ubusabwe bwayo akagomborwa. Ibyo bibaho. Ntukicare hasi ngo bagutere za nyabinyi ngo wicare gusa. Ntukabone ufite rusahuzi, ufite rubuyero ngo wicare. Oya, ujye ibyo ngibyo bihagurukira. Naza kukubwira igisubizo cyabyo cy'ibyo bifashishaga abakurambere bacu. Nawe muri iyi minsi ugire gutyo byifashishe. Arye waba utanabizi ariko jewe kisake barabinsigiye kugira ngo byibura mbe nagufasha. Ibyo byose biveho birangire. Kamanze nkubwira ibintu byababangamiraga. Tubyinjiremo neza. Icyambere ni icyerekeranye n'amarozi. Cyo ngicyo rwose ucyumve. Nimba kera yarabagaho, ese muri iyi minsi yaracitse? Hashwi, reka nkubwire we nubwo utabizi. Umuntu agira gutya akaguteza icyo bita neza ibihato. Kaguteza rusahuzi, kajya mu bana bawe bari bagiye kugira icyo bimarira neza ukabona barababoyongwa, icyo bita kuboyongwa. Bakabacisha hirya bakabacisha hino, bakajya birirwa bameze uko nguko. Mubyeyi akagira agahinda gakomeye. Kubera iki? Isi dufite ibintu bibiri, hari urukundo hari n'urwango. Ibyo ngibyo byumve. Hari igihe rero waba unteze amatwi ubona umuryango wawe umeze uko nguko, ariko ndakubwiye ngo hari igisubizo. Tukiri rero kuri icyo ngicyo bakekaga ko kibatera ibibazo by'uburwayi, kikabatera ibintu ibyabo bikagenda biyoyoka. Ndabanza neza ninjire mu cyo bita ahangaha ibijaganyuro. Amoko y'amarozi yo ni menshi, ari nayo muzi rwose pe. Ibijaganyuro
icyo bita ibitama. Bakagira utya bakagira ibintu bagutega, bakagutega icyo bita itaru, maguru yawe akabyimba, mubiri wawe wose neza neza ukajya ugenda ukurya ukubabaza. Ahangaha bitandukanye n'icyo bita ibijaganyuro. Ibijaganyuro hari igihe waba ubyutse cyangwa se waba wicuye kumva neza mu mavi reka sinakubwira, ibintu bikazajya bigenda bikujaganya ubyumva ugashaka no kwihungura. Wari wabona umuntu ushaka kugira ibintu yihungura kandi biri imbere mu mubiri? Nego burya kabi gasekwa nk'akeza, mujye mwihangana. Ariko nkubwira ngo hari igisubizo iyo uje hano ukangeraho aho mba ndi, ni hano i Kigali Kicukiro Santere. Hano neza rwose iyo uje ukangeraho i Kigali Kicukiro Santere mba mpari ndetse n'itsinda ry'inzobere tuba turi kumwe kugira ngo ibyo tubikongore. Nagushyiriyeho igikorwa cyo kugufasha, ubundi uraza witwaje amafaranga 10,000. Ubundi bino bintu kugira ngo biveho birahenda, bisaba izindi mbaraga, bisaba ubundi bushobozi, ariko kugira ngo ngufashe byibura wongere gusubira ku murongo, dore igihe wagendeye utarabona igisubizo cyawe, jya ugira gutya uzungereho. Mwibutsa yuko rero ubwo bufasha nagushyiriyeho ni poromosiyo. Ako se buriya ni poromosiyo? Oya, ni ubufasha. 10,000 ujya guhaha bikaza birangiye nta n'iki, ukavuga uti se ariko umuhashyi iki? Ariko kubifata ukagira gutyo ukatabara ubuzima bwawe ntabwo ari ibintu bigoranye rwose pe. Nkwibutsa yuko rero abantu muherereye hano iburengerazuba, hano neza neza muri Karongi Rubengera ndahari. Nikamboneho gusuhuza neza abantu mu nteze amatwi muri mu nce za Rutsiro, bahaye ikaze, murazamuka muze neza neza hano muri Rubengera. Karongi ntago ari kure y'aho ngaho, oya. Abantu muri za Rubavu muze mungereho, abantu muri Nyamasheke hirya rwose, abantu muri Rusizi ndetse n'utundi duce dukikije aho hafi muri Rubengera, aho ngaho neza neza Karongi, aho bita ku Giti. Iyo rompoye nuza ukayegeraho uhita umpamagara, noneho mbe nagufasha. Reka rero nkwibutsa umurongo wa telefone. Nahereye kuri Airtel Tigo, ariko reka ngire gutya mpere noneho kuri MTN nkoresha umunsi ku munsi. Ni 07 8 00 75 130. Ndongera ngigusubiremo neza. Ni 07 8 00 75 130. Impamvu mba nyigusubiramo gahoro gahoro, hari igihe waba wicuye uri mwiroro ariko ukavuga utereka noneho nshyireho n'inyakiramajwi numve ibirimo biravugwa. Uracyari kumwe na Kisake, aho turimo turagenda tuganira ibibazo bikunze kuba ku miryango, bikunze kuba ku bantu ariko ntibabisobanukirwe. Ahangaha rero mba naje kugusobanura kugira ngo mbe nagufasha. Reka nongere ngugusubiremo rero. Ni 07 8 00 75 130. Iyo ni MTN. Hari rero na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36 07 25 92 63 36. Iyo mirongo yombi ujye wandikaho Kisake. Twibereye muri bino byo hambere. Nakubwiye ngo ibingibi umugabo bita Gihanga, uwo ni umukurambere wacu. Uyu Gihanga niwe wigishije basogokuruza bacu, yarabanje abigisha ubukorikori, bakwifasha bate mu buzima.
bagira iterambere bate mu buzima. Ubwo bukorikori arangije kububaha, arahindukira bigisha uburyo ki bajya bivura barozwe, batewe imyuka mibi, cyangwa se umuntu yarenze kuri kirazira. Reka nkubaze kandi nawe unsubize, uzi ko hari igihe umuntu arenga kuri kirazira akagira ibintu bimwinjirira, cyangwa se neza akazwamo, neza rwose akazwamo, ukagira gutya ukaba uri umukobwa rwose mwiza, ariko gushaka byaranze, ugize gutya nawe akarugeramo akabura urubyaro. Ibi bintu ubyumve neza, buriya abantu bose baba bakushagaye ntago ariko baba bakwishimiye. Cyo ndakikubwira rwose, nakubwiye ngo iyi si dutuyemo hari ibintu bibiri, hari urwango, hari n'urukundo. Noneho ukagira gutya neza bakakuzinga, cyangwa se bakagufatira, cyangwa se bakakumanika. Ibyo ngibyo wari uzi ko rimwe na rimwe abantu mubigendana mutabizi neza rwose, ukajya imugongo buri kwezi. Abantu bakuru kujya imugongo murabyumva neza, mihango ukayibona buri kwezi, ariko ntugire gutya ngo ugire akana. Hari igihe rero ibyo ngibyo baba barabigutongereye, kenshi na kenshi hari igihe biva muri karande kamezamiryango, cyangwa se bikava mu cyo bita intezo. Umuntu akakureba akakwitegereza avuga ati ntuzagire gutya ngo uheke, kagutongera. Ubundi kera hari ibintu bakoraga, ntabwo nje kubigisha kuroga, oya, ahubwo ndagira ngo byibura we warozwe, wowe ufite imyuka mibi, ujye ugira gutyo uzungereho. Icyo nari ngiye kukubwira aha rero, hari igihe batangaga umuhuta ko kanya diregite byawe bikaba birarangiye, cyangwa se bakagira gutya neza bakaguha umuheza yo ugahera hasi. Muri iyi minsi ntago babibakorera, bakagukubita neza umuheza yo ugahera hasi. Ibyo watekerezaga gukora byose ukabijyamo, ariko ntugire urwunguko na rumwe ubona. Umuntu umwe yaranganirije arambwira ati umuntu namuhaye amafaranga inote y'ibihumbi 2,000, arangije iyo note y'ibihumbi 2,000 aragenda agira ibintu ayikoreramo. Reka nkubwire, uwo mugabo yaratunze, yaratunganiwe, ariko yaje angana ambwira ati noneho nta n'igiceri nkigira muri iyo mvugo. Kubera iki? Baragiye bagira ibintu bamukorera neza, agira icyo bita rusahuzi, icyo akoze cyose kikajya cyanga, kandi yaratunze, yaratunganiwe. Ndakagira gutya bakamufatirira mu byo kunywa, bakamufatira rwose neza, kaba kazizi wibereye aho ngaho. Ariko muzi izi dutuye ukuntu ibintu byayo bimeze, buriya utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Hari igihe waba wumva ibi ngibi kisake ndimo ndagenda nganiriza abantu, kavuga uti si bibaho. Buriya uwaraye anigwa n'ibyo atazi, ariyo myuka mibi, niwe wabigusobanura neza. Uwo baterereje amahembe kagira gutya neza akamukubita mu mano akazamuka, cyangwa se bakayamuterereza akagira gutya akamukubita mu rwano, niwe wabigusobanurira neza. Uwo bagize gutya bagatongera, yarangiza agahura n'icyo bita rubuyero, akajya agenda buyongwa akabuyera, niwe wabikubwira neza. Ariko nawe buriya kugira ngo abimenye bisaba izindi mbaraga. Hari igihe umuntu arogwa nawe ubwe ntabimenye. Bangira ngo rero we unteze amatwi, ujye ugenzura, umenye ibyawe, umenye ibyubamo, noneho utekereze inshuro zirenze 2. Hari igihe ibyo ngibyo waba wibonaho ari byo bigutera uburwayi mu mubiri wawe. Rimwe na rimwe ukagira gutya, ukaba uri ku kazi neza ukakivanaho, cyangwa se ukagashaka ibyo basaba byose ubyujuje, ariko ntukabone. Kubera iki? Hari igihe uba ufite icyangiro, barakigukubise, barakiguteje rwose, ariko waba uzi icyo bita kera bakoraga ibyo bita gutongera umuntu, cyangwa se ukaba ukivana muri karande kamezamiryango. Karande kamezamiryango reka mbanze ngusobanure neza. Ubundi hari imihango, imiziro n'imiziririzo bakoraga kugira ngo abantu bahirwe, bamererwe neza.
hari icyo bita igisabisho bakoreshaga, ubundi hari icyo bita guterekera. Bigizwe n'amagambo abiri, hari uguteka hakaba no gutereka. Noneho ubwo guteka no gutereka biratandukanye. Bajya ngenda mbabwira Ikinyarwanda nyine, ariko ujye mwihangana nzaya ngenda mbasobanurira. Bazanaga abantu bafite bagashyira amayoga aho ngaho, bagashyira amasaka aho ngaho, bagashyira igitoki n'ibindi ari byo bagiye gukoresha muri wa muhango wo kugira ngo abantu bamererwe neza. Noneho uwari uyoboye iyo mihango akabwira abantu bakuru bati nimuteke. Guteka no kwicara kw'abakuru, gutereka bazanaga ibyo ngibyo nyine bakabitereka aho ngaho, barangiza bakavuga bati muraduhe guhirwa, muraduhe kubaho neza, muraduhe kubyara tukoroke, tugwize amatungo abyare yororoke, muraturinda abajura, muraturinda abanzi. Barangiza bagafata bya bindi bashyize aho ngaho bakagenda babinyanyagiza cyangwa se babikubita mu nconda z'inzu no mu munyota w'umuriro, bakavuga bati aba bana bacu turababahaye bazababera umunani wanyu. Aba bana turababahaye bazababera umunani. Wumvise aho karande kameza miryango itangirira? Naho ngaho karande kameza miryango igenza gute? Ubundi wakabaye nawe ukora ibingibi, noneho bya bindi basabaga we ntukibikora, nibyo bihindukira bikagenda bikunyaga ibyo wari ufite, cyangwa se bikagira ibindi bintu biguteza ntubimenye. Ntabwo nkubwiye ngo ujye kongera guterekera wongera ujye kubandwa, oya, ahubwo hari uburyo bundi wakira. Uburyo bubiri. Cyambere ni ukwiringira Imana, ndetse ukiringira cyangwa se ukizera imbaraga iba mu byaremwe. Ibi ndabikubwira kuko buriya mu byaremwe harimo imbaraga Imana yashyizemo ikiza. Umvise ibintu bibiri bizakuvanaho ibyo ngibyo bigendanye n'imyuka mibi n'amarozi ufite. Ariko ubyumve neza. Nimba nkubwiye ngo koresha wenda tubare ibimera runaka, ibyatsi runaka, ibibabi runaka, imizi runaka, ujye ubisobanukirwa. Nimba kera babaga bafite umushyigura muri iyi minsi urahari, ibyo urabizi. Umwirinzi, umusendabazimu, umucyuracyura, ibyo byose babaga babifite kamaramahano. No muri iyi minsi rero biriho. Igihe cy'isake barabinsigiye kugira ngo mbe nagufasha, utagiye kongera kujya kubandwa, utagiye kongera kujya guterekera, ahubwo ugakoresha ibyo byatsi bakoreshaga. Kabikoresha rwose. None se nimba tubare urugero, wenda babaga bafite umusendabazimu, umuvumburabazimu, bakabanza bakamenya ndetse n'iki umuntu bamutereje, n'imyuka imeze gute, mibi, n'amarozi ki. Bamara kubimenya bagahita bagira ibyo bakoresha, umuntu akongera akajya ku murongo. Nimba babaga bafite umwirinzi, ukagira ibyo urinda, umushyigura ibintu byananiranye bigashyiguka neza, umuvanayo. Ibyo byose ni ibyo babaga babifite, yaba ari amababi, yaba ari imizi, yaba ari uruti, yaba ari ibyatsi. Ibyo ngibyo bikagenda bigafasha iki? Bigafasha umuntu. Kwa Kisake rero muri kino kigo nuhagera, ibyo ngibyo uzabihasanga kugira ngo wongere usubire ku murongo. Minota yanjye yo ndabona neza irimo kugenda iyoyoka, ariko nkwibutsa ko ndahari kugira ngo mbe nagufasha. Nkwibutsa ko nagushyiriyeho promosiyo itwaza 10,000 uzungereho, noneho ngufashe. Ndahangaha i Kigali Kicukiro Centre. Kigali Kicukiro Centre yo hageze rwose wangezeho. Ahandi rero ni hano neza Karongi Rubengera. Byumve rwose peko nimwe mwambwiye muti Kisake ngwino, nanjye naje nabavunnye amaguru kugira ngo aho mwajyaga muza habavunnye nabegereye. Angaha iburengerazuba, angaha neza Karongi Rubengera ndahari kugira ngo ubuzima bwawe bwongere busubire ku murongo. Hari igihe rero ibingibi bijyanye n'iyo myuka mibi n'ayo marozi cyangwa se ibyo bindi bya karande kameza miryango,
ibyo ngibyo bijya ibitererano cyangwa se ibyo bita intezi. Wenda waba utabifite ariko ukaba ufite buno burwayi busanzwe, mu nda harakuzengereje, uri umugabo utagitera akabariro, uri umugore utakiryoherwa, ariko ndakubwira ngo ibyo ngibyo nabyo hari igisubizo cyo bita iriba ry'abari. Iriba ry'abari, wowe wa mukobwa we, wa mugore utakiryoherwa, iriba ry'abari ryongera kugusubiza ku murongo. Hari igihe waba ugize gutyo ukaba ufite ama infection, yibonaho ibintu by'umweru mu kiziba cy'inda aho ngaho hasi, neza neza mu gitsina, byo ntabwo byazatuma uryoherwa. Oya, hari igihe rero waba ufite kabutongo, trichomonas ndetse n'ibindi, bikaba ari byo bikubangamira. Wa mugabo we rero ndakubwira ngo wowe utakibasha, utagishobora urugo, mukangura abagabo urahari kugira ngo nawe wongere ugusubize ku murongo. Hari igihe waba ujya kwihagarika kubabara, cyangwa se ukaba ufite indwara ikomakomeye, ukaba ufite impyiko, ukaba ufite umutima utera nabi, cyangwa se umuvuduko w'amaraso waba ari mwinshi cyangwa se mukeya. Hari icyagufasha kugira ngo wongere usubire ku murongo. Ndashaka rero gusoma ubutumwa bwanyu, ariko reka manze nguhe umurongo wa telefone byibura, noneho ngende nanasoza. Umurongo wa telefone gira gutyo wandike, kuko ngiye cy'isake ndabona iminota yanjye neza neza irangiye. Umurongo wa telefone ni 07 800 75 130. Reka nongere nyigusubiriremo. Andika 07 800 75 130. Hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 25 92 63 36. Reka nongere nyigusubiriremo neza. Ni 07 25 92 63 36. Waba ufite ibyo bibazo bitandukanye, baraguhejejeyo, barakuzinze, ufite icyangiro, cyangwa se ukaba ufite rusahuzi, rubuyero, ibintu byirwa bigutera bigukubita ku nzu yawe, kumva harimo ibintu byirukankamo, cyangwa se bikikubita ku nzu nk'imisenyi, ibyo ngibyo biba ari iby'imyuka mibi, cyangwa se ukaba ufite ibitama baguterereje, ndetse n'ibindi bibazo bijyanye n'amarozi cyangwa imyuka mibi. Cyo ugira gutya uze ngufashe. Ndahangaha i Kigali, Kicukiro Centre, ndetse nkaba nahangaha neza Karongi muri Rubengera, aho ngaho kuri rompoye, ahangaha kuri rompoye Rubengera. Ubwo ndavuga ahangaha bakunze kwita ku giti kinini, ahangaha muri Karongi Rubengera. Wowe nuhagera umamagare kuri iyo mirongo mba naguhaye, noneho mbe nagufasha. Abantu muri Rutsiro murazamuka rwose mu nsange hano Rubengera. Nari kugenda rero mbabwira ahantu ngenda nkorera hatandukanye, nkubwira ngo ni Kigali Kicukiro Centre, ndetse n'ahangaha muri Rubengera Karongi. Kwibutsa umurongo wa telefone ngenda nagusezera ubutumwa bwanyu. Niko kubera iminota bari mikeya, ariko reka nsome nka bubiri bwonyine. Unati mwaramutse neza, na amahoro y'Imana, mfite ikibazo kinkomereye cyane, hari ibintu birara biniga, ese wazamfasha? Uzaze ngufashe rwose ndahari. Unati mwaramutse neza Kisake, ati ndagushimira cyane waramfashije, kubera ibibazo nari mfite bijyanye n'amarozi bandoze, ariko narakize, ndagushimira cyane Kisake. Urakoze cyane nawe kugenda rwose ushima. Nakubwiye ngo rero ndahanga i Kigali Kicukiro Centre, ndetse n'ahangaha muri Karongi aho Rubengera. Nugera aho Rubengera ku giti kinini hano kuri rompoye umpamagare. Kwibutsa ko nagushyiriyeho promotion ni 10,000. Ni nk'ubufasha nagushyiriyeho, ni igikorwa nagushyiriyeho cyo gukomeza ngukurikirana. Gira gutya rero wandika umurongo wa telefone, andika 07
800 75 130. Reka nkubwire ngo Uwiteka abane nawe. Bye.